nawe ati ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza ahantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati niba tumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka ntakemeza amagambo y'Imana. Nakiremeza ijambo ry'iki? Niba abanyeshuri 11 barahagarara, buri umwe wese akakubwira ati byari byazi, mpamagara Imana ndayiba ndiwebe, mubwiriza bakazana ingobyi, ingobyi ikaza. Nabaho mu mateka aho nanyuze hose mu nsengero zitandukanye, urusengero rwa Nyange niho numvishe bazana umugwayi mu gasenge n'ingobyi bakayinjizamo rwose ku mugaragaro ngo bari gusengera umuntu upfuye. Ubwoba bwamfatiye aho bukomeye. Niba twarahamagara Imana, haleluya, tugahamagarira Imana hasha, mubwiriza ari mu kibwirizwa ndamushigisha ibikomeza nkanga ko ingobyi inyura ngo atayibona akikubita hasi, ntimuyinyuze mu rugano. Tukagutangariza ko iyo nkuru ibaye uyu munsi bakaba bashimye n'amaso yawe n'amatihumbi, ntiwemere uzemezwa n'iki? Iki kizakwemeza? Ni iki kizakwemeza? Urero ni iki kizakwemeza? Niba warifashe mu mufuka tukavuga ati birashoboka ko hano hantu tubashyira amakara, birashoboka ko duhindura iyi sima ikava aha tukahashyira amakara, tukaba twasizeho nta n'igiceri cyawe gihari, uzemezwa n'iki? Utareba ibi. None se utayasizeho twari kuyashyiraho kwawe n'ugukomeza ibindi bikorwa. Haleluya. Kuyashyiraho kwawe n'ugukomeza ibindi bikorwa, utayasizeho twabikomeza, Imana igahabwa iki? Cyubahiro. Hanyuma rero mubwire abantu, aba bantu ndi kureba batari bagira icyo bakora. Irira amafaranga yawe, ariko hari igihe uzakenera iki? Imana. Kandi uzayikenera bitagishoboka. Umwaba n'inginga ati umva, ahantu ndi kubabarizwa ni habi, ahantu harakomeye, ndi kumva ndi gusha, ariko mfite bene data 5. Mumubwire ngejeje kubaburira. Aburahamu barababwira ngo niba mwene nzabakurikiza ahagaze imbere yanyu ntimwumve, mwene ngabereza agahagarara imbere yanyu ntimwumve. Hagiswe yitwa ndashaka iswe yitwa Ndabiruzi Yohana, mwene Ndabiruzi Yohana agahagarara imbere yanyu ntimwumve. Abantu mwe murashaka iki mutegereje? Ngo arababwira ati rero genda ubabwire ngo ibitangaza genda ubabwire ngo ibitangaza byagiye binyura mu maso yabo, ibyanyuze imbere yabo ni byinshi. Genda ubabwire ngo nimwumvire ibyo ngibyo murebesha amaso, hanyuma naho kwazura umuntu akagaruka. Nk'ubu nzabakurikiza agahagarara imbere hano ngo abo bantu bakamubona. Ariko reka mbabaza, ninde muntu utari wahura n'ikibazo gikomeye ngo yumva ahamagara Imana mwiyereke? Uretse abana bato batabyibuka, umuntu wese ugeze ahantu ho mu myaka 15 hari utari wahura n'akabazo ngo ahamagara Imana. Kambabwire, n'umwana wavutse, umwana ukigera hasi, we simuzi umwana uri kuva mu nda akigera hasi akarira agasaragara, kuri buriya mwana ngo bahure n'ikibazo gikomeye, ari guhamagara iyi mbeho muhure nayo, iyi sigezemo ni iyahe? Agatabaza nyina ngo amutabaze.
hanyuma nyine akazana ibitenge agafubika twa twenda baba baramuguriye agafubika ngo ubushyuhe bwaza nibwo ubona acecetse. Uwo nguwo ntafite ubuhamya se. None wowe shaho uri kurya n'ibiryo ngo nta buhamya ufite aha ngaha, mureke dusenge. Wowe none si wowe ubu nta buhamya ufite, mu gihe umwana wa n'ubuhamya akigera hasi nyina yamufurika neza agaceceka akamuha ibere, umwana agaceceka, uwo afite ubuhamya. None wowe uri ibyo bingana iki? Reka dusenge. Mana turagushimira, icyubahiro ni icyawe. Ijambo ryawe riratubwira ngo dukore ibyiza tubifite uburyo, kandi mu bafite uburyo turimo nitwe dukwiriye kugushima kuko tugihagaze. Abapfuye ntibabona umwanya wo kugushima, dore ko no kwihana batabona uwo mwanya, ariko twebwe turacyafite umwanya wo kwihana, turacyafite umwanya wo kuvuga tukagushima, turacyafite umwanya wo kugutambira. Mana turagushimye, icyubahiro ni icyawe. Tugushimiye uyu munsi uduhaye mu izina rya Yesu.